turi mu gihe gikomeye cy'igisibo, igihe cy'umwaka wa liturujia, igihe kidufasha kwitegura guhimbaza umunsi mukuru wa Pasika, duhimbaza ibanga ry'ububabare, urupfu n'izuka rya Nyagasani Yesu Kristo. Igihe tukakimaramo iminsi 40 dufasha kwitegura guhimbaza umunsi mukuru. Ejo tuzaba dutangiye icyumweru cya gatatu. Igihe cy'igisibo kuko tubyibuka ni igihe cyihariye cyo guhinduka, cyo kwisubiraho, cyo kwihana, tukarangwa kurushaho n'isengesho, tukarangwa kurushaho n'ibikorwa by'urukundo, kandi tukarangwa kurushaho no kwigomwa no gusiba, kugira ngo turusheho kunga ubumwe n'Imana no kugira ngo turusheho gufasha abatishoboye. Ni igihe cyihariye cyo kwisubiraho, cyo guhinduka. Amasomo atagatifu tumaze gutega amatwi ari isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Mika ndetse n'ivanjiri kanditswe na Luka, agaruka kutwereka ko Imana ari umubyeyi w'impuhwe tugomba kugarukira. Mu isomo rya mbere twumvise umuhanuzi atakamba abwira Nyagasani ngo aragire ubushyo bwe. Atangara Imana, mbese wagira ngo ni Imana wowe wihanganira icyaha ukirengagiza mu bugome. Kugarukira Imana bishingiye mbere na mbere kwibuka ko Imana ari umubyeyi dukunda. Kongera kurangamira Imana nk'umubyeyi dukunda, tukayoboka Imana, tukayikorera, tukayisenga, bishingiye ko ari umubyeyi dukunda. Tukirinda icyaha ku buryo bushobotse bwose, kuko cyangiza urukundo rw'Imana, cyangiza umubano wacu n'Imana. Kuba batinya kurimbuka, twatinya umuriro w'iteka, bikadufasha kubaho ubutungane, ntabwo bihagije. Kuyoboka Imana ugomba gushingira ku bwoba, ahubwo ugomba gushingira kuri uwo mubano wacu n'Imana, ko Imana ari umubyeyi w'impuhwe. Dutinye icyaha, tucyange, tucyamagane, tukirinde, kubera ko cyangiza urukundo rw'Imana, kidukura kwa Data, ikatuma tutaba muri uwo mubano wacu twisanzuye ku mubyeyi wacu dukunda. Yesu rero muri Evanjiri adusobanurira kurushaho, yongera kuduhamagara guhinduka, kugarukira Imana, bishingiye kwibuka ko Data dukunda. Uno mugani dukunze kwita umugani w'umwana w'ikirara, avuga ko tuwuzi, twashobora no kuwuvuga mu mutwe. Mbere kuko umwanditsi mutagatifu Luka atangira abivuga muri umutwe wa 15 w'Evanjiri yanditse, Yesu yabwiraga abasoresha n'abanyabyaha yasangiraga nabo, none asobanura abafarisayo n'abigishamategeko barishuka uko Yesu yari kumwe n'abasoresha n'abanyabyaha. Bari bamusanze barimo kumwumva. Abasoresha kongera n'abanyabyaha ni abantu babaga bazwi kugira ngo abanyabyaha. Abasoresha bakorera Abaromani, bakabonamo ko banyunyuza rubanda, bakabonamo ko biba. Abanyabyaha ngo ni abandi bazwi, by'umwihariko Indaya n'abandi bazwi bose batakwishima. Baje kumva Yesu. Abahanga mu by'iyobokamana bari basobanukiwe bazi amategeko, barijujuta, bijujutira Yesu ko asangira n'abanyabyaha, akabakira. Yesu rero kimwe nabo aducira umugani, harimo umubyeyi, agira n'abahungu babiri. Umugani
bakunze kwita umwana w'ikirara, ariko harimo n'abasesengura bavuga ko twagombye kwita umubyeyi w'impuhwe z'igisagira, bagashingira ko ari umwana mutoya wagiye agasesagura umutungo wa se, ariko akaza kugira agatima kagarukira se. None umubyeyi usesagura ninde? Usesagura cyane ninde? Umubyeyi ubasha kubabarira n'umwana nta n'ikintu amuciye, byose akabyibagirwa agakoresha umunsi mukuru, kandi umunsi mukuru nawe uhenze. Ubu ngubu uwasesaguye cyane, usesagura cyane hagati y'umubyeyi n'umwana mutoya. Abanyeshuri, usesagura wasesaguye cyane n'umwana, nubwo ari umubyeyi n'ubwo ari umwana muto yafashe umutuku aragenda arawusesagura wose agakira. Ariko umubyeyi hari umutuku yari yawutanze yongeraho n'umunsi mukuru, ubwo se usesagura cyane ninde? Rero umugani w'umubyeyi w'impuhwe z'igisagira niwe utanga yitangira itama ko tujya tubivuga, byose arabigaba. By'umwihariko rero igihe cy'igisibo cyo kurangamira, ntabwo cyo kurangamira ubukene bwacu, ibyaha byacu, ubwo ni cyo kurangamira Imana Data, cyo kurangamira Imana Data umubyeyi w'impuhwe. Ni imwe mu migani ivuga impuhwe z'Imana. Ni umugani ufatwa nk'umugani w'impuhwe z'Imana, ariko umwana w'ikirara akagabukamo cyane. Ariko nawe basanga twahita tubivuga ko twese duhamagara kubana n'Imana Data. Umubyeyi yishimira ko abana baba bari kumwe nawe mu rugo. Umugani urangira uri hanze aribwa, ari kuvura cyangwa umwana mutoya. Ikibazo kirangira, umugani urangira, umwana w'ikirara ari mu rugo kuko abaye ikirara ari umugore. Ubwo rero ufite ibibazo, nawe ufite ibibazo se uri mu rugo cyangwa uri hanze? Uri hanze. Yesu aragera kutwibutsa ko Imana ari umubyeyi w'impuhwe, akatwibutsa ko Imana mu kubana nayo bishingira kuri urwo rukundo. Urukundo rwayo yaduhaye ubwigenge, uko guhitamo ikibi n'icyiza, ariko tugira ubwigenge kugira ngo tubare duhitamo Imana, kuko Imana twereka ko inzira yayo, gukurikira inzira yayo tubona amahoro, tubona ibyishimo, tubona umunezero, kandi kiraturemeye. Ugasanga nuko rero kuba kwa Data, igihe umwana asabye ati umurage ugenewe, ntabwo umubyeyi yashidikanyije, yari umuhaye, aragenda. Umugabane ugenewe, nuko isi abagabanya iki, bitwibutsa ubwo bwigenge bw'abana b'Imana. Imana yaguhaye ubuzima, ubwenge, iguha ubutumwa hano ku isi, ushaka n'uwo umurage ugenewe. Ukaba rero ugomba gucunga ubwo buzima bwawe mbere na mbere, ariko nawe waba ushinzwe urwo rugendo rugomba gusorezwa kwa Data, mu nzu kwa Data. Umwana muto yaragiye arasesagura byose mu gihugu cya kure. Ivanjiri ikatubwira uburyo icyaha gitindakaza umuntu akajya ahantu habi, agatindakara ku buryo bukomeye. Ku Muyahudi nk'ingurube ntabwo itandukanye na shitani, irimo mu nyamaswa batarya, kubera ko zanduza, kubera ko
zahumanye iryo jambo nashakaga twavuga zahumanye ingurube. Noneho umuyahudi ubundi usanzwe ufata ingurube nk'inyamaswa yahumanye atanarya, noneho akifuza kurya iby'ingurube zasigaje. Icyaha kiradutindaza. Twifasha rero umutwe wa Kiyahudi nta mujyaha bwata aho umuyahudi yifuza kurya iby'ingurube zasigaje. Imana yadushyizemo uwo mutima wo kuyigarukira. Iyo twakoze dukora icyaha twumva tubizi kandi tubishaka, ariko twumva ari byo byiza, tugakurikira ibyumviro by'umubiri mu buryo butandukanye, ari ukubeshya, harimo gukopera, ukwiye ubushake yanjye bayitwaye nanjye ubwo bayitwaye ntabyeje ko nanjye gutwara kuva bari bisanzwe gukopera urabona ko bumva n'abakuru n'ibindi. By'umwihariko wavuze kitafatira ku cyaha gishingiye ko duteriye gusamba kuko bisigaye n'abantu batari icyaha gusaba bigaragaza ukuntu ababa abitegura gushaka ibyo basa ntabwo byemerewe. Ese kiradushuka tukumva ari byo byishimo, ari byo byiza ko twashutswe kuko n'umwana tuba byamugendekeye, ariko yadushyizemo uwo iryo jwi rikaba twibutsa ngo iki cyangwa wakoze ni kibi. Umutima nama iryo jwi twibutsa ngo icyo wakoze ni kibi, kubera ko yari yatindahaye aribuka kwa data bararya bakanasigaza, reka mpaguruke nsange data. Ariko by'umwihariko Imana ihora iratwizera cyane. Umubyeyi yahoraga ategereje Imana buriya azahinduka. Twebwe umuntu tuba twararangije buriya yahinduka, nubwo dukomeza kwizirika ku byaha by'undi, gusa uriya muntu ahora araka, ariba, arasanga, ni umubeshyi n'ibindi, ukamukomisha aho ngaho ku buryo dushobora twiziriza ku byaha by'undi we yarabitaye. Twebwe twakora tubyiziritseho, akenshi ari usanga tutemera guhinduka, umuntu arahinduka bishingiye ku Imana yahoraga ategereje. Akiri kure se aramurabuka, we ziramusaga agenda yiruka amuva mu nda. Imana ihora itegereje, igakora mu buryo butandukanye, kuduha igihe cy'igisibo, igihe cyihariye cyo kwakira, cyo gusaba ingabire yo guhinduka. Ihora itegereje, ikoresha uburyo bwinshi, ibyo buturanye, hariho umuntu aca mu bihe bikomeye bigatuma agarukira Imana. Icy'umurwayi akaba ari igihe cyo kubona umwanya wo gusenga, wabura akazi ukaba umwanya wo kugira ngo usenge. Icyo gihe gikomeye kikaba umwanya kugira ngo ugarukire Imana. Imana ikoresha uburyo butandukanye kugira ngo tuyigarukire, igahora kandi itegereje. Igihe ahagurutse akavuga ati nsanze data, ibyo kumubaza ngo wari waragiye ese itungo yanjye wabigenze oya, yari yateguye uko yisobanura. Ibyo bisobanuro ni nko umubyeyi se atabyumva kuko ahita abwira abagaragu ati mutegure umunsi mukuru. Imana idutegereje, ikora itegeye ibiganza igihe cyose. Ni twebwe tugomba kugenda gahunda kugira ngo dusenge, ariko ku Mana aba ari kare iduteze amatwi. Ariko twebwe tugomba kugira umwanya mwiza, igihe imbaraga mu gitondo cyangwa ku mugoroba dukitse imirimo, kugira ngo tubwire Imana isengesho ryacu. Igihe cyose ku Mana bari karibu baduteze amatwi.
igihe cyo guhinduka, igihe cyose Imana ihora itegereje kugira ngo tuyigarukire. Arisobanura ariko igihangayikishije umubyeyi uko agarutse nta bindi no gukoreshereza umunsi mukuru. Iyo mpamvu birakaba byiza ko umwanya twafata twumva udukwiye ari uwo w'umwana w'ikiraro, kumva ko twagiye kure y'Imana by'umwihariko mu gihe cy'igisibo kugira ngo tugarukire Imana. Yamenye ko Satani idutega kugira ngo duhabwe penetensiya tukayica rwose. Nta majwi ntabwo ari amajwi y'abamutagatifu kugira ngo padiri nawe yamuzi ko buriya si padiri yakoze ibyaha, simbuzi zo kanaka nawe se ibyo byaha nkora bikanabikora. Oya, ni igikoresho cy'Imana. Imana ikoresha mu kugakira ibyaha kuko abahagarariye Imana muri iki gikorwa cyose cyari cyujuje. Twavuga rero ndetse fansi nanjye amenyese ko bakora ibi byaha n'ibindi penetensiya akenshi itera ubwoba, ntabwo iryo jwi ari ijwi rya Roho Mutagatifu. Ni ukwibuka ko umwana kirayavuga ngo mpaga hari barajya bagasigaza no kuvuga ngo Imana ni umubyeyi we utegereje imbabazi. Igihe cy'igisibo ni igihe cyihariye kugira ngo twakire penetensiya, isakaramentu ry'imbabazi, duhabwe penetensiya, tuzahimbaze Pasika bya penetensiya. Bikaba n'umwanya kugira ngo dufate ako kamenyero kwicuza ibyaha atari rimwe gusa mu mwaka, niko gake gashoboka, ahubwo kagira gahunda ihoraho, kuba rimwe mu gihembwe, rimwe mu kwezi, kugira gahunda ihoraho. Ko turi mu rugendo rero hari umuntu asitara, akeneye imbaraga mu gusakaramentu by'umwihariko twita y'urugendo penetensiya, imbaraga kandi badufasha no kwakira impamba y'abagenzi Ukaristiya dusukuye. Twumve rero twagiye kure y'Imana, tugomba kubaye kurangana Imana n'ubwiyunge. Hari ubwo twaba tugerageza kurwanya icyaha, ariko ko dufata Imana akaba atari byo. Ni igihe cyo kongera kuzirikana ko Imana ari umubyeyi w'impuhwe, ari umubyeyi udukunda. Abakarismatike ni abakirisitu basanzwe ariko baba bashaka gutera intambwe kurushaho mu nzira yo kwitagatifuza. Intego y'abakarismatike ari umuririmbyi wabereye, intego yaje no gusenga, ikoraniro ry'abasenga. Abakarismatike na mbere barangwa no gusenga, icyo kibaranga, isengesho ryihariye, kikagaragaza ko isengesho rivuye ku mutima, bakajya n'ibikorwa by'urukundo. Ariko igikorwa cya mbere kiranga abakarismatike ni ugusenga, ikoraniro ry'abasenga. Biroroshye kuba natwe twajya mu kiliziya, twajya muri iki cyiciro cy'abafarisayo n'abigishamategeko, tukabona abandi kumva tubasumbye rwose kuko tuzi gusingiza Imana. Undi ukaba uzamubwira uti ngaho isengesho ugateze ritavuga dawe kwituna ndavuga muza Mariya n'andi masengesho twakoze ntabigenzanye, tukaba twagera mu rugo kumuseka. Twebwe turi ibitangaza, igihe cyose watubwira kandi dutura isengesho ryacu rwose tugasingiza Imana. Uretse ntabwo turabagezaho ku cyumweru gusa, tujya mu ikoraniro turitanga rwose. Uretse uko twavuga bariya reba indi muryango cyangwa bariya babagezaho ku cyumweru gusa, cyangwa abantu kuri Pasika gusa. Uzongera kubonye muri no Pasika, uzongera kubona indi Pasika, cyangwa mu ishuri twebwe mu bikorwa by'urukundo, twebwe turi muri korali rwose no paruwasi n'undi itatugize paruwasi idafite ikoraniro ry'abakarismatike nyine rifite hari ikibibuze kuko ifite ibiharano n'umuryango, cyangwa mu ishuri
hari atadufite rwose badirisiya nitwebwe bagereza nitwe baririmbyi nitwebwe mu bya kiliziya nitwebwe rwose tubadufasha biroroshye kuba twabona rero umwana mukuru wakomezaga umubano we na se. Imana isubiramo se avuga ngo mwana wanjye abwira umuvandimwe wawe ukaba umuhungu wawe, reba igihe cyose amaze gukorera ndaramukorera arishoboye arakize umukorera iki ko ibyo ukora ibikorwa byacu ntacyo byakongera ku buhangange bwanjye gasani ubwo ni bigira akamaro ukagira ngo umwana wawe ntagushimye inama umukozi umukoresha oya ni umubyeyi n'umwana yumvise atangira kubaza ibyo aribyo atwara n'umuvandimwe wawe agarutse umurumuna wawe agarutse none babaza ikibazo cy'umusheshe kuko yamubonye na isa arasohoka amugenda ati garuka no mu rugo rwose turi mu munsi mukuru batoya nta tegeko ryawe na rimwe ndenga ubutungane bukesha bya bikorwa ntabwo wigize yewe rwose yewe n'ibyo oya ubutungane si twebwe si ubwacu n'ibyo bikorwa kuba dusingiza Imana kuba turi abakarismatike mu bwabo nyagasani ni wowe uduhamagara udutoreye kugira ngo twitugaburize mu bivuga muri mutagatifu ntabwo ari ubwacu umubano wacu ntabwo ushingiye muri ibyo bikorwa Imana dushima oya yaduhaye ubuzima niduha izo ngabire kugira ngo tuyikorere bigashingira ngo umuhungu wawe reka gukora umuvandimwe mbona igihe cyose maze gukorera nta n'agahene oya byose kwa data ni ibyacu ibyanjye byose ni ibyawe ntiyumve kuvugurura umubano wacu n'Imana tubyigeho by'umwihariko muri iki gisibo turi abana b'Imana yihitiyemo ntabwo ari uko dukora ibikorwa by'agatangaza oya ahubwo ni uko Imana idukunda kuko twabivuze rero uwo nguwo wamwirata hari ubwo twagerageza kwitagatifuza gukorera Imana kuba abakirisitu ariko tugomba gukora turi maso kuko sekibi akenshi utangiye gutera intambwe asanga Imana imutegera ku kwifuza akajya yumva rwose ari we adahari abandi ntacyo baba bamaze. Tugomba gukora turi maso tukagura ikigeragezo cyo kwifuza twumva turi abantu b'ibitangaza oya natwe turi abagarukiramana nk'abandi rwose turi abana b'ibirara tugomba guharakira Imana birangira rero ibikabi rumbi byose ko yakoze ariko birangiye ari hanze kandi icyo twahamagariwe kubana n'Imana ibikabi ko ibyo byose waba warabwiye iki udatashyize kubasha atari yo ndunduro y'umubano wacu kongera kugaruka gatumvise isanganiro ry'imbabazi ivanjiri ivuga ko ari umunsi mukuru ndetse ibirori bikomeye umwana w'ikirara agarutse ise amubwira ati wamuzane ikanzu nziza umwambike impeta mu rutoki inkweto nziza mu birenge umuntu akoreshe umuntu abaga ikimasa cy'umunsi mukuru mu masakaramentu y'imbazi mu rugo rya gisirikare sakaramentu aha hari ikanzu nziza y'impeta n'umunsi mukuru ni rero sakaramentu cyo kugira ngo gushyingirwa
Imana barashaka kwigarukira habaye amariage umunyabyaha wujuje batera n'ibyishimo mu ijuru. Yesu arashaka kongera kuvugurura umubano umubere umugeni umukwiye kuko uhora wisukuye wambaye ikanzu nuko ukeye kwamamaza inkuru nziza niyo leta y'ubudahemuka aho wibuka ko wasezeranye n'Imana utahemukira igihe cy'igisiba kitubera umwanya wo kugarukira Imana kandi rero mu buzima bwacu bwose ko kubana n'Imana aho guhora kwa Data mu byishimo mu birori kuba umukirisitu ingoma y'Imana ni kenshi Yesu agereranya n'ibyo birori ubundi kubana n'Imana kuba twari abakirisitu byavuze ko dukora muri ibyo byishimo ntabwo wabunze wowe ushyingirwa ubukwe abantu bose banisha tugaharanire rero ikibitubuza kirogoya n'icyaha ariko ntabwo icyaha kirogo gisumba impuhwe z'Imana. Turangamire Data mubyeyi tumugarukire dusabire by'umwihariko abo ngabo bose bumva baragiye kureba Imana Imana itababarira twese twakire iyo ngabire yo gusaba ndetse no gutanga imbabazi turangamiye Data mubyeyi dukomeze dutora igitambo cy'Ukarisitiya.